Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze inshuti bakunzi ba filime Urukundo rw'inzitane itambuka kuri channel yacu kandi yanyu Impanga TV. Niba uri mushya ukaba ugeze kuri iyi channel bwa mbere, kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro no mu zindi filime tugenda tubagezaho. Ufungure n'inzogera kugira ngo ujye ubona notification mu ba mbere. Nkongewe mwumva rero banyita Eric, nkaba ari njye ukora kuri iyi channel yitwa Impanga Films. Iyi channel twashyizeho kugira ngo tujye tubasesengurira episode nshya cyangwa iyo twasoje, tukakira n'ibitekerezo byanyu. Mujye mwohereza ibitekerezo byanyu kuri iyi channel, munayisharinge kugira ngo n'inshuti zanyu ziyibone. Ubwo rero reka turebere hamwe uko episode ya 55 yagenze, ubundi ari nako dutegereza episode ya 56. Duherukana rero muri episode ya 55 uwitwa Rugero. Twari tuzi ko arimo aragenda ahinduka kubwo kubona mama we ibintu akorera umugore we Darlene. Yarabyiboneye amaso ku yandi ko mama we ari we nyirabayazana w'ibibazo byose Darlene aba afite, ariko abirengaho arongera asubira mu nshoreke ze. Kandi izo nshoreke nk'uko mubizi Dr yaramugira inama, aramubwira ati uzave muri ziriya nshoreke zawe kugira ngo urugo rwawe rukomeze rube rwiza kurushaho. Ariko mu bantu twarebanye ya episode ya 55 mwabibonye ko Rugero yabirenzeho akabeshya umugore we ko agiye ngo mu nama, agiye guhura n'abashoramari kandi agiye kwirebera wa mukobwa bamuteze witwa Taniyo. Ese mubona uwitwa Darlene yakora iki kugira ngo urugo rwe rube rurimo amahoro nk'uko we abyifuza, nk'uko abisaba Imana? Munyandikire muri comment. Ese Darlene agende asange Derek ave kwa Rugero batandukane burundu? Rugero koko yanze guhinduka. Hari uwitwa rero Derek nawe twasize inzoga zimwishe, ari gutuka Rugero, ari gutuka Darlene ati mwarampemukiye gutumfa tukansiga ahantu hameze gutya, reba ukuntu umeze, ntago ngiye nkundwa koko cyangwa nakunze urudashoboka. Mwe mwabibonye koko mubona Derek akwiye gukora iki? Ko uwo bita Darlene adashaka kuva mu rugo rwe, adashaka gusenya, mubona Derek yakora iki kugira ngo yikuremo Darlene utamwitayeho, udafite ikintu na kimwe ashaka kumwumvaho? Mutubwire muri comment, ibitekerezo byanyu turabikeneye. Ariko munatubwire kuri uriya mukecuru witwa Mukamusoni utakigira isoni, aho ashaka gusenya urugo rw'umwana we ku mugaragaro, agatukana akavuga ngo baramuroze kandi abeshya. Mubona uriya mukecuru akeneye iki cyangwa arashaka iki muri make, ku buryo atataha ngo ajye iwe, ajye kurwarira iwe? Mutubwire muri comment kandi munasharinge n'inshuti zanyu zibibone. Abashya ndabinginze, ndongeye ndabibabwiye, mukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Tuzahure nyuma ya episode ya 56 tureba uko byagenze. Murakoze.